Rero uyu munsi nkuko mubizi ni tariki 31 y'ukwezi kwa gatatu 2024 OCRS imaze imyaka 3 ivutse yabayeho mu 2021 tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu nibwo twayishatangiye tuyita izina tuyishyiraho n'intego nta zindi no gufasha abana b'impunzi bari mu nkambi barangiza high school bafite amanota meza bakaba batabasha kwa affording college badashobora kujyaho kuko nta mafaranga bafite nta bushobozi ni impunzi na visa ntishobora kubatunga hanswe kujya kuri kaminuza. Rero turavuga tuti twebwe umwuka wera yabonekeye Imana ikadutunga inkoni amazina yacu akaba picked random muri mu nkambi tukibona hano muri Amerika. Reka twe kuba batini ngo twirirwe tuganya nk'abantu baburayi nk'abantu babuze icyo barya ubundi iki nicyo gihugu bita igihugu cya mbere cy'amahirwe ku isi. Nubwo turi abanyeshuri natwe dukeneye imibereho reka tugire icyo twakora dufashe bene wacu barumuna bacu n'abakuru bacu barangiza ugasanga babaye mayibobo mu nkambi kandi bafite ubwenge. Dutangira turi 11 members nuko tugenda tuganiriza abagenzi bacu benshi barabikunda barabiyoboka badutera inkunga. Ubu ngubu aba members ba OCRS tubarenga 20 bahoraho udashyize abandi badutera inkunga hirya no hino ku ruhande bataba registered muri OCRS ariko bari regular members badufasha buri gihe cyose igihe dushatse gukora contribution. Twatangiye turi 11 tuza kuzamuka ni igikorwa cy'ingenzi cyane. Twatangiye twishyura abanyeshuri 10 abanyeshuri 5 baza kuzamuka bagera ku 9 nuko bamwe bageraho bakaza muri Amerika cyangwa bakajya i Burayi ariko uko mwavamo niko tuzatugenda twongera mwundi tugakipinga wa mubare nubwo atari byo dushaka kwigisha abanyeshuri benshi byibuze tukagira 20 natwe tukatwicara tukavuga tuti wow Imana yaduhaye umugisha tuza muri Amerika none natwe umugisha wacu abandi bawungukiyemo natwe turi kwigisha barumuna bacu babuze uburyo biga. Rero umuntu wese uzi ko agira uruhari mu gutera inkunga OCRS haba kuyigitekerezo haba gutanga ku mufuka nubwo rya $1 rimwe haba kuyisengera kuko hari n'abagira impano yo gusenga tukaba tuyireje uyu munsi tugikora no kuri Imana bahumugisha kandi uwo mutima muzawukomeza. Ngiye kubabwira ngo mwihamashi ariko ntabwo ari ngombwa kuko biri ku mutima. OCRS rero twagiye dukora ibikorwa byinshi tugenda tuzamuka. Ikintu gishimishije kuruta ibindi abantu twishyurira iyo baje muri Amerika bakahagera bahita bajoininga OCRS tutabanje kuba mobilizinga. Ni ibintu biba barimo kuko abazi ineza bagiriwe na barumuna babo badutera inkunga. Rero barimo nk'umumemba wa OCRS ukomeye bita Sano muramuzi ntabwo yabashije kuboneka ahangaha atuye kuri muri Utah. Hari na Rukara radufasha ari muri Michigan. Hari na Gasirimu muri Arizona. Abo bose ni abantu twishyuriraga turi hano muri Oakwood baza kuza muri Amerika none ubu ngubu nabo ni aba members bakomeye ba OCRS batanga umusanzu kandi burya icy'ingenzi ni ukumenya icyo abandi bagukoreye ntukibitura ahubwo ukakitura nawe abandi badafite ikintu. Ntabwo twebwe twari dukeneye ngo twiture avuga ati mwaramfashije wenda mumpa amafaranga ati yena mumpa amafaranga none nje kuyabasubiza ahubwo yaravuze ati igikorwa mwatangiye reka tugikomeze nanjye mbongera amaboko dukomeze twishyure barumuna bacu. Ikintu kinejeje kuruta ibindi mutazi rero uyu mwaka mu banyeshuri twishyurira ngira ngo nka 5 baraza ku graduating mu mpera y'uyu mwaka. No kuri ni ikintu cyo kwishimira cyane. Hari umwe murangize muri electrical engineering ntabwo yapfa kubura turaka mu mashanyarazi akabasha kubaho iwabo ntibongere gutungwa na visa ari OCRS n'abafatanya bikorwa bayo babigizemo uruhare. Hari uwiga nursing muri Mount Kenya University agiye ku graduating. Murabizi ko abanasi mu Rwanda badashobora akazi ibyo byose nimwe mu bikora. Hari ugiye kurangiza muri mass communication ashobora gushyiraho YouTube channel kuko nitangazamakuru agakora akabeshaho n'umuryango we mukaba mugize uruhare muri icyo gikorwa. Hari undi ugiye kurangiza abandi ngira ngo bagiye kurangiza mu bintu bya business ngira ngo ni 2 bagiye kurangiza mu bintu bya business. Abo bose rero nimwe mu bigiramo uruhare. N'undi muntu w'umupadiri wavuze ati mwabasore mu gikorwa muri gukora n'ingenzi reka mbafashe
babiri nge mbishyurira tuition abo biga economics abishyurira abishyura tuition tukabafasha kuri allowance amafaranga yo kubatunga no kubacumbikira abanyeshuri nabo bagiye kurangiza rero no kuri ibyo byose ni imbaraga zanyu nge ntabwo nabikora ngenyine umupadiri ntiyabikora wenyine ntabwo Fisto yabikora wenyine ntabwo Gadi yabikora wenyine ntabwo Eric yabikora wenyine nuko twese dushyira hamwe tukavuga tuti Imana dufashije tugera muri Amerika reka natwe tugira icyo dukorera bene wacu bakiri muri bura buzima bubi twabayemo ntabwo nabo basobanurira kuko mwese mwarahabaye rero Imana bahumugisha rero OCRS ahantu igeze ubushize twashoboye kuyandikisha kuri state tuyandikisha hano muri Alabama ubu ni non profit organization registered muri Alabama dufite ahantu dukorera hari address izwi tubona n'impapuro ziva muri IRS dukora ku buryo bwemewe n'amategeko ikindi dufitiye icyo bita deductibility sinzi ko nibuze kugisobanura kuko turi non profit nuko ngo ushobora kuba ufite amafaranga murabizi hano hari abantu ba making more money muri Amerika aho kugira ngo ya applying a tax return ahubwo we akishyura leta abantu nk'ungo rero ubu ngubu urabyemerewe kuza ukavuga uti OCRS n'ubundi umwaka ushize ku mafaranga nkora leta nyishyura 5 none mbahaye 1000 cy'inkunga uhita ubideklara ugiye gukora kwa applying ugiye gusubiza leta uhita ubigaragaza ko wabikoze barangiza bakakuguriraho ya mafaranga ukishyura leta makeya ukabudufashije kandi ntacyo upfuye na leta gahunda zose zikagenda neza ufite gahunda yo kuzadufasha rero ushaka wese imiryango irakinguye icyo wabona cyose yaba idolari rimwe yaba 2 yaba unafite na computer ukoresha wayiduha kuko barabana bakeneye computer ubushize twari koko abantu bikora ku mufuka tubona computers enye nizo turi guhereza abantu bari kwandika igitabo kuko mu Rwanda kwa accessing a library computer lab ntabwo bikunda bisaba ngo uba ufite laptop yawe usanga uva nk'abantu babaye nk'ikigaru ugasanga umuntu atuye ku gisozi ajya kwiga urugero Kicukiro ugasanga ujyayo uteze ntabwo uri kwandika igitabo ngo ujye buri munsi ntabwo wabona transportation n'abakene n'abana bo mu nkambi ikindi mutari muzi ari amafaranga tujya tubohereza yo kubatunga ni amadolari 60 ku kwezi bari abana twaje kuvumbura ko abenshi batayarya ariyemeza akarya nka veni akajya asabiriza ayandi akayohereza mu nkambi kuko azi ko se na nyina na barumuna be bari kuburara no kuri rero amaboko yacu ntagacika intege tuzakomereza aho ngaho nubwo Imana itabiduhembera cyangwa umuntu abidushimira ariko nicyo bita ubumuntu kandi turi abantu tugomba kugira ubumuntu Imana ibaho umugisha rero ibyo nibyo twagezeho ikindi twifuza nukongera amaboko nukuri turashaka kurenga ahangaha tukongera umubare w'abanyeshuri twishyurira abadafite computer bakazibona tukazarenga ibyo tukadusura n'abafunzwe muri gereza batagira babageraho muri gereza bajya barya impungure mu gakombe mu gitondo na nimugoroba manza zitagira n'ibishyimbo iyo utekereza umuntu umubyeyi wawe kuko gufungwa ni ibintu biri nomo murabizi ni ibintu bisanzwe gufungwa ujye ufungwa utazi n'icyo ufungiwe ushobora gukora akantu gatoya numvise umwana wo muri Michigan wagonze abantu atwaye truck 3 barapfa ntabwo ari yabigambiriye ahantu hose uri kwaga inkuru kazihasanga ariko bashobora guhita bamukatira agafungwa nta ruhare yabigizemo rero utekereza umwana uri muri gereza uryo uduhungure mu gakombe mu gitondo na nimugoroba abandi bene abo bafite amafaranga barabasura bakajya kuri kantine ibiri mu kigo akabona akanywa amata akarya utundi tuntu tutari two duhungure ntabwo rero bene wacu yakora kuri Visa ngo agiye gusura umuntu uri muri gereza kandi nayo itabashije kubatunga iyo ntambwe nayo tuyiteye byaba ari akarusho ariko reka duhere ku burezi rero inkunga yanyu irakenewe kugira ngo mukomeze amaboko y'abatangiye icyo waba ufite cyose kandi no kuri Imana izabaha umugisha muzabona n'umusaruro w'ibyo dukora bene wacu baziga barangize nabo bigisha abandi ntabwo bazarangiza ngo batwitura ahubwo bazigisha abandi maze tugire community byibuze iri smart numva rero ibyo nagombaga gukora kuvuga kuri OCRS ari ibyo ngibyo sinzi niba hari icyo nibagiwe ibyo nagombaga kuyivuga ariko numva ibyo ari byo by'ingenzi ubundi murakoze ijambo nkarisubiza MC Claude